cyambere nuko umuntu yakoze kandi ibikorwa bye byagaragaye, ariyo mpamvu yicaye hano cyangwa ari gukora hano ukaba wabona ibyo bikorwa. Ntabwo wasohotse kuri afishe n'imwe, yari surprise cyangwa mwabivuganye wowe na ku munota wa nyuma? Ayo mashuri mudusaba abanza n'ayisi ya kaminuza Mwari mu bihe bimeze gute ku buryo hari amateka kuri wowe? Indirimbo yawe na melody yitwa Twararangiye. Wese wakubajije imyaka 10 y'umuziki wa melody, uvuze iki ku Amaji wamuje kumushyigikira? Umaze ikintu cyiza kuko ni ibintu imyaka 10 aba ari myinshi. Ntabwo wasohotse kuri afishe n'imwe, yari surprise cyangwa mwabivuganye wowe na ku munota wa nyuma? Tuze kuvugana nyuma avuye kuri stage. Okay, urakoze cyane umusaza. babimenye ubu nakora birashoboka. uje Papita papa melody mu muziki cyane, abantu benshi bakavuga ko ari wamuzanye, ari wamukoze, ari kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. Amaji kukubaza nkakwegera nuko nzi ko hari icyo bivuze, hari ikintu, ari ishusho uri kubibona mu kuva muri Black Gang kugenda kugera kuri ino saha. Ntabwo byari byoroshye, rwari urugendo rurerure, ariko he made it. Bulldog kuba yararwanye muri kino kibuga cy'amashyari kirimo ubugambanyi, akaba amaze imyaka 10 akora, ni igikorwa gikomeye cyane cyo kumushimira nawe n'indwanya. Yabivuze uko byumva, ariko cyambere nuko umuntu yakoze kandi ibikorwa bye byagaragaye, ariyo mpamvu yicaye hano cyangwa ari gukora hano ukaba wabona ibyo bikorwa. Niye korabo yawe na melody itajya kuva mu mutwe, nawe urumva byose zose urazikunda, ariko hari iyo uvuga uti korabo yawe na melody korabo twakoze ni nyinshi. Zose ni hari amateka wenda wibuka, wenda niba ariyo iziruta, ariko amateka menshi hagati yawe n'uwo muntu. Twararangiye. Mwari mu bihe bimeze gute ku buryo hari amateka kuri wowe? Indirimbo yawe na melody yitwa Twararangiye mwayikoze? Twari mu bihe nyine byo kumara imyaka 10, ubwo urumva ko ari kirekire, ariko icyo nishimiye ni uko abantu bishimye. It's a big long time tutabona abantu stile y'uruhi niye agatire ko ku ruhande azimishiraho utse abantu bawe 10 wambaye igitenge, ni Pamela Fashion. Aninde n'undi mukobwa nawe witeje imbere mu buryo bwo gukora made in Rwanda, kandi ndamushimira. Ndumva ari ibyo ngibyo. Amaji soza mu mugani muke
icyongereza. Urakoze cyane, bayi. Bye. ayo mashuri mudusaba abanza n'ayisi ya kaminuza imyaka icumi abarenga iki bararangije. Urakoze cyane Amaji twatangiranye umuziki murabizi Amaji twakoranye ibintu byinshi cyane mumumera amashyigo yaje hano nashaka ko mumubona akabagaragariza ko uyu muziki urakoze cyane Amaji twaka. Thank you very much. Kandi turabakunda cyane Ni kuyizura ni kwa ina kunaniye. Okay.